Yesu ni igitabo cy'Abakorinto ba kabiri igice cya mbere n'umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10. Aravuga ngo bene data nidushaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora, ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa, twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa, kugira ngo tutiyiringira ahubwo twiringire Imana izura abapfuye. Yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Haleluya. Amen. Twongere dusome mu gitabo cy'Abakorinto n'ubundi ba kabiri igice cya 4 n'umurongo wa 8 n'uwa 9, nawo twarawusomye ni nawo twashingiyeho. Abakorinto ba kabiri igice cya 8 igice cya 4 umurongo wa 8 n'umurongo wa 9. Aravuga ngo dufite amakuba impande zose ariko ntidukuka umutima, turashobewe ariko ntitwihebye, turarenganywa ariko ntiduhanwa, dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa. Haleluya. Haleluya. Aya niyo magambo twasomye ejo, ni nayo magambo dukomezaho. Aya magambo twarayavuze, ariko turavuga ngo tumaze gusobanura aya magambo ane akomeye: kuba dufite amakuba, kuba dushobewe, kuba turenganywa, kuba dukubitwa hasi ariko ntitugire icyo tuba tugakomeza ubuzima. Twarabyize, mbabwira ko nitubona umwanya uyu munsi twiga kubera iki, kubera izihe mpamvu, kubera izihe mpamvu dufite amakuba impande zose ariko ntidukuka umutima, kubera izihe mpamvu dushobewe ariko ntitwihebe, kubera izihe mpamvu turenganywa ariko ntiduhanwe, kubera izihe mpamvu dukubitwa hasi ariko ntidutsindwe. Ayo magambo twarayize. Ndavuga ngo nitubona umwanya turiga impamvu zimwe, ni impamvu nishi zuzuye muri Bibiliya, ariko duhitemo 2 cyangwa 3 gusa, hanyuma arizo twiga, izindi murazisoma muri Bibiliya. Amen. Kugira amakuba impande zose, haba ibibazo, haba ingorane, haba inzitizi, ariko ikintu cyitwa amakuba twakomeje kuyabona. mu mbabarire amasaha ijwi rya mu gitondo n'ijwi riba rigoye cyane kuko umuntu uba warayucecetse. Birumvikana. Amakuba tumaze kuyamenya, habaga ibyago, hakaba ingorane, hakaba iki, ariko ibyo bintu iyo bimaze gukomera cyane byadogereye nibyo byitwa amakuba. Amakuba ni situation igera ku muntu wese uri aho yabereye. Abantu mu ngeri zose, mu myaka itandukanye, umuntu wese akabona ikibazo cyabaye. Ayo ni amakuba. Amakuba azaba mu gihugu, amakuba akagira abantu bake, amakuba ashobora no kugira umuntu uri ahantu akagira amakuba, ariko amakuba ni ubuzima buremereye abantu bacamo, bashobora no kubucamo igihe kirekire. Bibiliya iravuga ngo dufite amakuba, kandi ngo ayo makuba ari mu mpande zose. Ayo makuba ari mu mpande zose
Yes. pastor telefone yiwa ahiri network kiramuvinga Ashobora kureba. ashobora kuja mu telefone ya bora uratwumva wasingiza pastor ya telefone yawe akaba muhindura tukareba kuko ya pastor network kiramanuka ikazamuka. Yego. reka duhindure telefone ariko mwihanganire gatoya duhindureho murimo muranumva aho umeze reka umwanya mutoya duhindure ariko icyo twarimo tuvuga nuko dufite icyo twavugaga nuko dufite amakuba impande zose kugira ngo muranumva Yego turabumva. ayo makuba bibiri iravuze ngo ntidukuke umutima nubwo bimeze gutyo ntidukuke umutima. Ibyo tuvuga birashoboka ko hari abagize amakuba bagakuka umutima kandi ayo makuba akabababaza akabatwara akabatsinda. Ariko aha bibiri iravuze ngo twebwe dufite ayo makuba impande zose. Niko Pawulo yandikaga iri jambo yaryanditse ashaka kubabwira ubuzima ba Pawulo barimo mu ivugabutumwa n'ingorane z'umurimo w'Imana bijiyemo barimo bahura nazo umunsi ku wundi. Yandika aya magambo ni nayo mpamvu yanditse n'iri jambo aravuga muri Aziya ngo twararemererewe cyane ngo biruta uko umuntu yakwihangana. Aravuga ngo twari dushobora no gupfa, twari dufite bwihebe ko dushobora no gupfa kandi ngo twibwiraga kuko duciriweho iteka ryo gupfa. Ariko Bibiliya iravuga ngo kwari ukugira ngo tutiyiringira. Nakunda Imana ni umurezi mwiza cyane. Imana igira ngo abantu biga gisirikare, abantu biga ibintu by'imirwano babaye inspire n'Imana, bakuye ubwo bumenyi ku Mana, kwigisha umuntu ukamukomeza akaba umuntu udashobora guhinduka. Umwana azava mu wawe ari umwana watese, ariko y'igisirikare yagaruka ugasanga umwana yarahindutse uwundi. Nicyo ngundira Imana kuko kurera kw'Imana ntiyitetesha abakirisitu. Hari inyigisho zijya zigaragaza zenda kuvuga ko abantu batese muri Yesu Kristo. Yesu ntagira abajeyi. Abana mu Kinyarwanda kinaha baravuga ngo umwana warezwe bajeyi. Imana ntizirera abajeyi abakirisitu. Imana Yesu yareza abigishwa, nta munsi yigeze ibashekerera ngo ibabwire ngo muri abantu b'abagabo. Nubwo yabonaga bari gutera intambwe bakomera abigisha gusigarana umurimo wayo mu isi, ni gakeya cyane. Hari izasoma ahantu habiri gusa, ariko sindi umusomyi, hari n'ahandi wenda, ariko aho hantu niho njya numva Imana yababwiye ikintu kimwe. Irababwira, iyo usomye mu gitabo cya Yohana igice cya 15 n'umurongo wa 3, yarababwiye ngo mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Aho hasa nkaho mu by'ukuri ababwiye ko amaze kureba urugero rwabo, naho arababwira ngo mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Ariko si cyo yashakaga kubabwira ko ari abantu b'abagabo, ariko yashakaga kubabwira ko hari ibindi batarakora. Arababwira ngo nuko rero nimwera imbuto. Nubwo mumaze kwezwa n'ijambo, hari ibindi ntabwo mugomba kwisunikiramo yo kwera imbuto. Hari ahandi Yesu yababwiye umunsi umwe aranabashimira, nawo munsi ni iminsi ya nyuma yiwe yo kubambwa.
Senge gitabo kugira ngo ni cyaruka 22:28 iryo jambo ndarikunda si ubwa mbere ndivuze naha yarababwiye ngo ni njyewe mwaguma ngo ni mwebwe mwagumanye nanjye ubwo nageragezwaga noneho aratura aravuga ngo iminsi tujyanye ni mwebwe muri abantu b'abagabo muri abantu bakomeye mwagumanye nanjye mwihanganira ibyo nageragezwe byose arabasezerana arababwira ngo ubwo byagenze gutyo zabaha ubwami kuko nje maze kunesha data nibwo yasezeranije ayo ni amagambo yo kurera sinjya ntekereza ko Imana iturera abajeyi ari umugabo umwe twabanye nawe abyumva gutya umuvuga utumwa n'umubyeyi amaze gukura yigeze aravuga atari ko abantu bazabitirika abana ngo murekatete kubera iki umwana agomba guteta umwana umwitiye iki murekatete afite impamvu zo guteta kubera iki agomba guteta ariko bivuga yigisha nyine aravuga ati abakirisitu ntabwo twebwe twatese Imana yaratwigishije iduhugurira guhagarara muri uru rugendo no guhagarara kigabo no guhagarara dushikamye no guhagarara dukomeye kandi ibyo tubikoze ntabwo kugira ngo tubigereho ntabwo bidusaba guteta bidusaba kuba abantu bari responsable abantu bafite icyo bashaka kandi abantu bagishakisha ku mbaraga bahawe n'ubahamagaye Bibiliya iravuga ngo ntawahamagarirwa ubusirikare kunamara yishyire mu buzima bwa gisivile yishyire mu buzima bw'iki gihe ngo bakinejeje uwo muhamagaye nibi bigeragezo rero izi ntambara duhura nazo Imana ntabwo iturera hari igihe tujya turirimba ariko na Bibiliya irabivuga hari igihe Imana ishobora kwerekerayo umuririmbyi aravuga ngo igihe na kimwe ngo Imana izisa nkaho iretse abantu bayo ariko iri kubarebera hafi injya ntekereza hari amagambo tuba dusoma mu makura ya Mose nyina ngo yafashe icyemezo cyo kumujyana mu rufunzo ngo akirirwa mu mazi ariko ngo mushiki wari ku nkombe ngo ari kureba uko ibintu bimeze aho hafi ari gucunga Imana izibona iyo twinjiye mu bibazo n'ibigeragezo ntigitureka izisa ngaho iducungira hafi ikavuga ngo nibajya kuzika nzaba ndi hafi nibajya gutwarwa nzaba ndi hafi nibajya gucika indege ndabareba ariko icyo nshaka nuko bareremba kuri ariya mazi bakayirirwamo icyo nshaka nuko banyura muri ariya mazi y'umuvumba bakareba icyo nshaka nicyo hariho impaka nyinshi abantu bajya bavuga kandi sinshaka kuzijyamo baravuga ngo ese ngo ibigeragezo biva hehe ibigeragezo biva ku Mana ibigeragezo ni ibya shitani icyo sinshaka kukivuga aho cyava hose aho cyaturuka hose ariko icyo nshaka kuvuga ni kuki Imana iturindira muri ibyo bintu Imana ikaduha imbaraga z'umurengera reka mbabwire iyo uri mu kigeragezo hari igihe nawe wibwira wumva nta mbaraga ufite uvuraho ariko ukabona ibintu urimo urabicamo kandi ugahagarara ukumva abantu bakakurebera inyuma bakabona ufite ibibazo ariko bakibaza impamvu ubihagazemo kandi ugahagararamo neza nawe ubwawe witekereza muri wowe ukumva niba wabaye igihangange cyane ariko ukabona burije wa mugani w'umuririmbyi bukongera bugacya ubundi bugacya aho hari imbaraga ziri inyuma hirya igitabo cy'umugenzi mukirisitu yageze ahantu bamuhishuriye imbaraga z'Imana
noneho ngo bagera ahantu ngo bamwinjiza mu cyumba ngo babona umuriro urimo uraka ariko ngo abona n'undi muntu ngo ufite amazi ngo arimo amena muri wa muriro ariko ngo wa muriro ngo ugakomeza ukaka mukirisitu abwira musobanuzi aramubaza atese uko ndi kubona umuriro urushaho kugurumana ariko aho abantu bari kusukamo amazi ibi bintu biragenda gute uwarimo murangira ngo aramubwira ati ngwino nkwereka ahandi ngo amwereke ubundi muntu ngo arimo usukamo amavuta aravuga ngo impamvu uri kubona biriya bintu uyu muriro uri kwaka n'ubwo ari kumenamo amazi ariko dore undi muntu hano hirya uri gusuka amavuta muri wa muriro niwo mpamvu uri kwaka hari igihe tugera mu bitugerageza ibintu bituremerereye abantu bakabona ibintu birazima abantu barimo barasukamo amazi birazima ariko umuriro ukakaka umuriro w'Imana ukakomeza ukaka tukihanganira ibitugerageza tukihanganira imibabaro tukihanganira intambara kandi zigashira kubera ko hari umuntu uri gusukamo umuriro nubwo ibigeragezo n'ibyago biri gusukamo amazi. Amen. Haleluya. Haleluya. Hari ibintu twese twahuye n'ibigeragezo. Igitabo cy'umugenzi ndagikunda cyane kiza kivuga ibintu byinshi. Mukirisitu ngo yageze ahantu hamwe ngo batangira kuvugana na mugenzi wiwe. Sinibutse niba ari mwizerwa cyangwa ibyiringiro kuko nibo bantu bajyanye urugendo rwabo umwe ageze mu nzira arapfa hanyuma haza undi ariko muri abo bombi hari umuntu ngo bavuganye ubuhamya baravuga bati ko uye reka tuvugane byagenze gute wowe mwihaguruka ryawe byagenze gute wahuye niki cyakubabaje mu rugendo niki cyakunejeje niki wabonye gitangaje batanga ubuhamya ngo umwe arangiza ubundi avuga ubuhamya araburangiza gatabo k'umugenzi karavuga ngo hari hamwe mukirisitu yavugaga inzira yaciyemo na mugenzi we baciyemo bombi ngumwe ngo akayicamo ari nijoro ubundi akayicamo ari ku manywa akavuga ewa ahantu hitwa mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu mukirisitu aravuga ati aho hantu nahagiye ibyago bikomeye. Haleluya Yesu haleluya. Haleluya. Ati numvishije amajwi mbona imyuka y'ikuzimu mbona umwijima mwinshi mbona umva amajwi anongorera nkaza numva ibintu hepfo ibindi haruguru mbonamo imyobo y'imyorera harimo ibintu byinshi cyane muri kiriya gikombe nakigiremo ibyago bikomeye. Mugenzi we aseka aravuga ati njyewe hariya hantu nahaciye ku manywa ati hariya hantu nahaciye ku manywa nta kintu na kimwe kihari yewe ku manywa hajya izuba riva nta kintu nahaboneye. Ikintu kitwigisha niki bihatwigisha ikintu kivuga ngo ushobora guhura n'ibyago wowe yewe ibyo byago iyo nzira watwaciyemo yewe nkacamo nta byago birimo. Hari abantu bahuye n'intambara y'ubugumba yo kura abana abandi muri iyo nzira muri urwo rushako bakabona abana benshi cyane ndetse benshi. Hari abandi bahuye mu rugendo rw'ubuzima bakarwara ariko abandi bagahura n'ubuzima bwiza bakabaho. Muri uru rugendo hari abahuye n'intambara y'ubukene ariko muri iyo nzira abandi bayicamo neza cyane bafite ubukire babayeho neza. Hari abandi bahotowe n'ubukire ibintu birabapfana ariko abandi bakiyemo neza ibintu. Ni ukuvuga ngo ibintu byacu biratandukanye muri uru rugendo dufite. Buri muntu wese anyura hamugoye ariko hakugoye siko njyewe hangoye. Shobora kuvuga ibyangoye wowe ukumva ibyo bintu ntibyakugoye ntibinagoye ukumva nta n'uburemere bifite ariko ubundi yabivuga ubundi akumva bifite uremere. Nibwo buzima isi tunyuzamo ariko Bibiliya iravuga ngo ibyago by'umukiranutsi ni byinshi ibyago n'amakuba ni byinshi turaza kuvuga iryo jambo ariko ngo Uwiteka adukiza muri byose. Muri iyi nzira njya nibuka njyewe nahuye n'ibintu byinshi cyane kimwe nawe njyewe nahuye n'intambara y'ishuri
intambara y'ishuri umuntu utarize ishuri ntiyamenya uburemere bwabyo ariko uwize ishuri ashobora kumva neza ko harimo ikibazo gikomeye. Iryo shuri reka ndivuge mu minota nk'ibiri cyangwa itatu. Ntekereza nkavuga nigeze mbwira abantu ndababwira ngo muri mu ishuri nabwiye undi muntu waryize ndavuga ngo hari undi muntu wahuye n'ikibazo kimeze nk'iki. Araseka cyane aravuga ngo nubwo ari ikibazo atari ko sintekereza ko ari cyo kibazo cya mbere uhuye ari wo wa mbere uhuye nacyo. Ishuri nize nari nshoboye bisanzwe turi kumwe na mukuru wanjye hano mba mu kuri pasteur mba mu kuri aranzi twarabanye yarandeze kugeza n'ubu turabana. Ariko tugeze mu Rwanda naje mfite diplome ngomba kwiga kaminuza y'u Rwanda. Ndetse ntabwo twari tuzi ibyo biga amashami biga twari tukibashya baraza batwereka za liste z'amashami turakomeza nubwo atabyibuka we yewe njya byibuka cyane arambwira ati turareba liste arambwira ati wowe hitamu uyu mwuga ari uziga ndamubwira noya yewe ndahitamu uyu ndimo ndawumva nize kera iri iwacu twazaga twiga ibintu by'uburezi ibintu bya pedagogy nibyo twajyaga twiga cyane ni nabyo nari narize kandi nkabyumva kumva ndabyumva pe ngo mbisange mu Rwanda ndavuga nti ibi bintu nibyo nziga. Mukuru wanjye arambwira toya direki ibi bintu byihorere kuko we yaje yarize kaminuza ya teology muri Kongo. Arambwira ibi bintu by'uburezi nubijyamo muri kaminuza ya psychology ndabizi haba imibare kandi imibare ntayuzi bizagera iriya bikugore bikudindize bituma utagenda neza. Namubwira ndabizi nzabyihanganira nibwo imibare nayo ntayozi ariko ibyo ari byo byose ibi bintu numva mbishaka. Arambwira atari ko wakwiza amategeko ko muri amategeko nta mibare kandi ibintu ushobora kubyumva urabizi wabimenya. Tugira akaganiro nyine kugira ngo amfashe guhitamo ariko ndamunanira mpitamo ibyo shaka. Reka nkubwire ikintu nahisemo icyo kintu kubera Imana. Nashakaga yaranabimbwiye arambwira ati ibintu bya psychology ibintu by'uburezi biza bijyana n'ibintu bya teology n'ibintu by'ubukristo by'ivugabutumwa ati ibi bintu n'ubu tubyiga bene ibi kubera gukunda Imana numvaga nkunze Imana ndavuga nti reka njye mu murongo w'Imana hatagira ikintu kindogoya njye mu murongo ukomeze n'ishuri ryanjye rikomeze mu murongo w'Imana bizajyane n'ibyo nshaka gukora murongo murumva Imana konkoreramo kugira ngo Imana ifashe muri murongo. Mwene data uri kungurikira nawe uri kunikiriza urumva icyo kintu Imana itagishigikira cyane. Imana yagishigikira kabisa. Imana nari ifite umugambi mwiza kandi mbabwiza ukuri narimo nkunda kubyiga kubera ko nabyize ariko ngakuvuga ngo nzabyiga kubera ko bigira umurongo w'ibintu by'Imana ntazateshuka ntazatatira Imana zakomeze mu murongo w'Imana. Yambwira ibintu by'amategeko iki gihugu cyari gifite ibibazo byinshi nkumva ngiye guhanguka niza amategeko naba mpangutse ibintu byaba bimpanye naba ngiye mu bindi bintu. Murabyumva abantu batize amategeko bazamumva ko abantu bize amategeko ari abacamanza kandi ari ugucira abantu imanza. Nanjye nuko nabyumvaga nuko nabimenyaga ndavuga ngiye gucira abantu imanza bazapfe bashire. Ndavuga nti ibi bintu bizankoroga mu bukristo bwanjye reka byiyepushe njye ku ruhande njye gukora Imana. Ariko ikintu cyambayeho bene data muzi ko imyaka 4 nari ngomba kurangiza kaminuza nayize imyaka 8. Mwene data umwe naramubwiye muri iyi minsi yashize dukorana akazi munyurira muri ibyo bintu arambwira ngo ibintu ati uzi ko wahunze Imana imyaka 8 itaragufatisha. Uzi ko wahunze Imana ikagushaka imyaka 8 ikabona kugufatisha. Yakoraga arizyo kuri Yona wahunze ubushake bw'Imana. Ayo mategeko niyo naje kwiga ndagenda ninjira muri ibyo bintu nashakaga kwiga birananira imibare irananira burundu sinimenye sinayizi nta naho nayizi sinimenye kandi sanga hari imibare myinshi
nyinshi irananira, reka mbireke singiye kubisobanura, irananira bituma icyo kibazo kimbaho. Imyaka nari ngomba kugira 4, imyaka impindukira 8 kubera ikintu kimwe gusa. Nari nzi ngo ndi mu bushake bw'Imana, nari nzi ngo ndimo ndafasha Imana gukora umurimo wayo. Bukeye ndahindura, numva nta kindi kintu ngiye gukora. Mu nyuma y'imyaka 4 mbona guhindura kaminuza, mbona guhindura ishami. Noneho mu mutima wanjye njya muri ya mategeko mwene data yambwiraga umunsi wa mbere, njya muri ya mategeko. Ngiye mu mategeko, Imana ikingura urugi. Amen. Imana ikingura urugi mu mategeko, nijiramo vuba, ndayumva, ndayiga, ndayarangiza, ndatsinzwe, ndatsikiye ibintu byose, umuryango urakinguka. Nza kugira ikindi cyago gikomeye, ariko hagati aho muri ibyo byago nagize, urabizi, wumve umuntu mwiganye umwaka wa mbere ageze mu mwaka wa nyuma ukiri mu mwaka wa mbere. Kandi icyo gihe nari mwivuga butumwa muri kaminuza, twari tugira abanyeshuri 1000. Nazaga mvuga ubutumwa, umuntu umwe arambaza, aranegera, arambaza, kandi icyo kintu sinza nkibagirwa. Arambaza ariko wa mugabo we uza wigisha iyihe Mana? Uza uvuga iyihe Mana? Imana idashobora gutuma utsinda ishuri, uza uvuga izo mbaraga z'Imana ziva he? Iyo Mana idashobora gutuma utsinda, ugasibira abantu bakazamuka, abandi bakazamuka, abandi bakazamuka, umwaka ugashira, uwundi ugashira. Iyo Mana uza utubwira ni Imana ki? Sinshaka kubabwira, sindaho imbaraga nazaga nzikura. Haleluya. Imbaraga nazaga nzikura ahantu biriva gukubwa n'impande zose. Sindaho imbaraga nazaga nzikura. Gushoberwa, nageze ku rwego rwo gushoberwa, sinzi icyo ndeka. Nigeze kubwira Imana umunsi umwe, basa nkaho bansezereye ko kaminuza zakomeza. Ndasenga magufi cyane, ndabwira Imana, numva ngize nk'agahayo, numva ngize nk'uburakari mu mutima wanjye, kandi nta nzira narimo mbona imbere yanjye. Mbwira Imana, ndayibwira ngo Mana, nijiye muri kaminuza mfite iyi varize, nzava muri kaminuza iyi varize irimo lisansi, irimo diplome ya lisansi. Nzava muri iyi kaminuza y'u Rwanda, iyi varize naje gushakamo diplome, nzayisohora iyi varize mfitemo diplome ya lisansi muri kaminuza y'u Rwanda. Aho narimo nipanga gutyo se, aho hanyuma iyi nihorera byari kugenda gute. Ariko nza ndekereza, Imana izibona wamashije, ikavuga ati ariko ibi bintu uyu muntu arakomeye, none umuntu amereye nabi. Noneho nza numva narasenza amasengesho menshi. Uwundi mukobwa twasenganaga, narasezeye ndababwira ngo igihe cyanjye cya kaminuza cyane kirarangiye, baranirukanye, nta n'ikindi mikora. Mu materaniro twarimo dusenga, wari uyoboye amateraniro ahagurutse umuntu arambwira ati, sengera mwene data Levi, kuko nyine biragaragara kuko bitakirimo bikunda, none umusengere, Imana izamwagurira amarembo n'ibiki byose. Uwo mukobwa njya nibuka, arahaguruka arasenga, ntiyasenga ngo Imana inagurira amarembo, arasenga aravuga ngo Mana, gumisha Levi muri kaminuza, kandi Levi azabone diplome. Atanga amina. Ibyaje kuba ni birebire cyane. Uza kugira ikindi kibazo muri kaminuza gikomeye cyane. Ndimo gukora nsoza, Yesu nasomye ririya jambo Yesu yagize iminsi 40 ari kugeragezwa. Satani ngo aramubwira ati, nsinze uyu munsi, ariko ngo uteze uwundi munsi. Satani ntiyavaho ngo atege uwundi munsi. Abaza batwigisha teoloji Bibiliya bazavuga ko yari amutegeye ku musaraba. Noneho nanjye muri uwo munsi numva ibintu bigenda neza, kuva mu wa mbere niga amategeko birakomeza, hanyuma ngo bigere muri lisansi, ngiye kurangiza kaminuza. Ngira ikindi kibazo, intega umunsi mu gitabo, kwandika igitabo.
nanditse igitabo kimwe n'abandi ariko nza kukigiriramo ibibazo ngeze hagati ngiye kurangiza umunsi wo kurangiza wo kugisoma birapfa simbitindamo cyane birapfa abantu nari nahamagaye bose dusubirayo tivyashoboka ndongera kandi ngira ikindi gihe ndasoma ndongera kandi ndakora bigezaho uwo turi gukorana bazaba guheza umwarimu wo kugufasha bigiye kurangira turi guprograma tuvuga ngo tugiye kubirangiza wa mwarimu arapfa ngo amare gupfa ibintu birongera kandi bisubira uruduri ntongera kandi shaka uwundi muntu arangira kandi arambwira umunsi wo kudirija umunsi wo kudefanda narangije hari abantu benshi cyane aravuga ngo ashimiye Imana ko igitabo cya Levi kitamwishe ati mu bantu bakuri iki gitabo twari batatu uwa mbere nawe yakivuyemo nabi uwa rapfa none nije wa gatatu wari usigaye none shimiye Imana ko iki gitabo kitanyishe urumva yari matera urwego mu byukuri harimo ikibazo gikomeye dufite amakuba impande zose ariko ntidukuka umutima haleluya turashobewe Bibiri iravuga ngo turashobewe tugera mu gihe cyo gushoberwa ariko ntabwo twihebye turarenganywa ariko ntiduhanwa kandi dukubitwa hasi ariko ntabwo dutsindwa rwose mvuga aya magambo ubwo ni ubuhamya bwanjye ariko nabonye mu Imana nababwiye ko nimugoroba tuza kuvugira ijambo rikomeye ese izi mbaraga ziva hehe Pawulo wenyine yivugiye aravuga ngo yaraturokoye urupfu rukomeye rutyo kandi ngo azakomeza adukurokore kandi twiringiye neza kuko tuzakomeza ngo akaturokora ariko ngo yatugejeje ahantu turemererewe kugira ngo tutiyiringira ngo twitiranye imbaraga z'Imana n'imbaraga zacu hari igihe ikugeza ahantu ukamanika amaboko wahava ukavuga uti aha hantu bakuwe n'Imana ari imbaraga zacu iyo tugeze mu gihe cyo gushoberwa iyo tugeze mu gihe cyo gukubitwa hasi tuba twageze ku itapi tukavuga ngo aha ubushobozi n'imbaraga n'ubwenge n'ubuhanga n'imiryango n'iki cyose ntacyo byadufasha ariko kugira ngo imbaraga z'Imana zigaragaze muri twebwe izo mbaraga zikurahe reka mbabwire ibintu bitatu wenda tukomeza tuzagana ku musozo ndavuga amahame abiri tubanzirizaho ndavuga amahame abiri ihame rya mbere nuko Imana izidukiza ibyago iryo ni ihame ridakuka kuko biri muri kamere y'Imana ni ugukiza Bibiri iravuga mu gitabo cya Zaburi igice cya 34 n'umurongo wa 21 Zaburi 34 umurongo wa 20 n'umurongo wa 21 haravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi n'ibyinshi ngo ariko Uwiteka amukiza muri byose nubwo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ari byinshi ihame ihari riravuga ngo Uwiteka amukiza muri byose kandi ngo magufwa ye yose ngo nta na rimwe rivunika amen uzi kunyura mu bivuna ariko ukavamo utavunitse uzi kunyura mu muriro ariko ukavamo udahiye uzi kunyura mu mazi ukavamo udatembanywe uzi kwinjira mu rwobo rw'intare ukavamo zitakuriye Bibiri iravuga ngo amakuba y'umukiranutsi n'ibyago ni byinshi ariko ngo adukiza muri byose iryo ni ihame ndakuka amen iryo ni ihame ridakuka ihame rya kabiri
Yakobo yaranditse mu gice cya mbere n'umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 4. Aho niho dusanga irindi ihame. Hari amahame menshi ariko aya abiri niyo nashatse kuvuga. Ihame ryo muri Yakobo igice cya mbere n'umurongo wa 2 n'uwa 4 kugeza ku wa 4 mbabarire, haravuga ngo bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagaragaza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa kwanyu ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushitse mutabuze na hato. Amen. 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 Ni ihame ry'uko kugeragezwa ni rusange mu ibigeragezo ni rusange mu bantu. Ego. Satani ntakwihererane ngo akubwire ngo wowe ntumeze nk'abandi. Satani ntakwihererane ngo akubwire ngo ni wowe wagowe muri iyi si. Satani twatweretse ngo avuge ngo igihugu cyacu nicyo cyasenyutse. Ego. Satani ntakwihererane ngo akubwire ngo ni wowe uri mu ntambara. Ariko dukuramo ikintu kivuga ngo ese twemere kuko nitugubwa gitumo. Ijambo kugubwa gitumo ni ukubona ibigeragezo bidaturutse ku mpamvu zawe. Bibiri iravuga ngo hari igihe abantu bikururira irari rikabyara ibyaha bikabyara urupfu. Hari igihe umuntu ashobora kwikururira ibyago yamara akarira. Tekereza ngo kandi ndabibasaba igihe cyose duhuye ibyago, igihe cyose duhuye n'ibibazo, igihe twibaza nimba nta kintu bifitanye isano n'imiterere n'imitekerereze na comportement zacu n'imyitwarire yacu. Dushobora kugira ibyago tubyikururiye, kandi ibyo byago twikururiye Bibiri ivuga ngo ntitubererekere Satani, tukaba tubererekeye Satani akinjira akaduteza ibyago kuko aricyo cyamuzanye kwica no kwiba no kwangiza. Yamara kubyinjiramo twabereretse kuvuga iby'Imana tugatangira kuraba Imana. Oya, hano Bibiri iravuze ngo n'iby'ibyishimo nitugubwa gitumo n'ibitugerageza. Kuko ntabwo bituguye gitumo tutabifite impamvu. Ihame nuko icyo byago biba biri kugerageza kwizera kwacu. Kugere kugutungana kose. Ni muri kwizera kwacu kugeragezwa, kandi iyo kwizera kwacu kugeragezwe Imana nibigana babwiye ibiri kureba, ibiri kukurera, ibiri kugupima, ibiri kukuzamura ibiro. Bene iyo tumaze kunesha niho tujya tubona gutsinda kwacu, niho tujya tubona ko byari ngombwa. Icyo kintu ndakigarukaho. Ayo mahame abiri, ijambo Imana idukiza muri byose. Ijambo rya kabiri, iyo tuguwe gitumo Bibiri iravuga ngo n'iby'ibyishimo. Iyo tuguwe gitumo n'ibitugerageza ngo n'iby'ibyishimo, kuko ngo ibyo bitugerageza ngo tumenye neza yuko kwizera kwacu kuba kudutera kwihangana. Kutera kwihangana. Ndavuga ibintu bitatu wenda ndangiza gana ku musozo. Ziriya mbaraga tuzikura hehe zo kwihangana? Ndagutanga ingero bene ni impamvu itazwi. Imana iturinda ku mpamvu zizwi nayo gusa. Ego. Impamvu itazwi. Inzasoma mu gitabo cya Kuva igice cya 33 umurongo wa 13 n'umurongo wa 19. Mose yajyanye n'Imana. Mose ahagurukana n'abantu
Mose arakomeza ajya mu butayu, arakomeza urugendo Imana yamuhaye, kandi Imana yamuhaye yari yaramweretse, yari yaramubwiye gahunda iramujyana, kandi atangira kuyobora kuko n'ubundi Imana yarabimuhaye. Ariko igitangaza ageze kuri 33 umurongo wa 13 aramubwira ngo nimba kugiriyeho umugisha wanyeretse imigambi yawe. Iki kintu Imana ishobora kuguha amasezerano, Imana ishobora kukubwira ibizakubaho, Imana ishobora kugukomeza, ariko ni gake Imana ikubwira imigambi yayo cyane. Imigambi y'Imana ari ibintu twita mu mategeko droit exclusive, ni ukuvuga ngo ni uburenganzira umuntu yihariye ubundi muntu adashobora kuvogera. Imana ifite impamvu zayo zihariye tudashobora kuvogera, tudashobora no guhirahira ngo tumenye. Musarire Imana yaramubwiye, amaze kumubwira aramubwira ngo Mana wampishuriye imigambi yawe. Imana izintangaza mu murongo wa 19 iramubwira ngo nzagirira umuntu uwo nzabugirira, kandi ngo nzababarira uwo nzababarira. Urumva imitekerereze y'Imana n'imigambi y'Imana kuri twebwe. Bibiliya iravuga ngo nzagirira umuntu uwo nzagirira ubuntu, nzababarira uwo nzababarira. Amen. Hari ibintu bikorerwa mu Mana no mu bumana bwayo. Abacamanza bajya bavuga ngo iyo ari guca urubanza akavuga ngo dushingiye kuri iri tegeko n'iyi ngingo, ngo dushingiye no ku bushishozi ngo bw'umucamanza. Ubushishozi bw'Imana ibuhagararaho igakora igikwiriye mu cyo ishaka gukora cyose. Amen. Abantu bahagurutse, abantu barize, abantu bitemaguye, abantu babiyirije, abantu batakirya, abantu butayu babunyanyagiye, abantu mu rugo mutakiba ku bitanda mwarashashe hasi, mwarimutse ibitanda byo kuryamamo mukajya mu byo gusengeramo, abahanuzi mwarabahamagaye, aberekwa baraje baraguciye imbere bose. Ariko muri droit exclusive y'Imana, mu burenganzira no bushishozi bwayo, igafata icyemezo gikwiriye. Amen. Ivyo nabyise impamvu itazwi, ariko iri mu bushobozi bwayo. Irakurinda. Bibiliya iravuga ngo iraturinda itabitewe n'imirimo twakoze, idashingiye ku kintu icyo ari cyo cyose, ariko ishingiye ku bumana bwayo. Ibintu numvise nkunda gukurikira, sinjya muvuga ngo wenda, ariko ndabizi ko ni umuntu uri public ntabwo yabazwa no gutangwaho urugero, ariko ni ruriya rugero rwa mama Ombi Mapendo yavuze buriya buzima babayemo, ziriya ntambara babayemo, uko Imana yari imugenda ibatambutse. Biriya bintu ni ubushishozi bw'Imana guhitamo ikigomba gukora. Abantu bose bahagaze, abantu bose bashinyitse, abantu bose bafite umugambi umwe, abantu bose bagize guti. Ariko Imana, Bibiliya iravuga Yonatani yabwiye umuntu wari umutwaje icumu icyo gihe ngo Abafilisitiya bari baranyaze Abisiraheli, ngo ibanyaga amacumu n'intwaro zose, ngo ibanyaga n'amatyazo, ngo ariko ngo Yonatani asigarana icumu ryiwe. Umunsi umwe ngo arareba mu ngando z'Abafilisitiya hakurya, ngo abwira uwari umutwaje icumu, aramubwira ngo reka dutere. Abantu ni ngaho yamubwiye ati turatera gute n'icumu rimwe biragenda gute? Aramubwira ngo iyo Imana ishaka gukora ngo izikoresha umuntu umwe, ngo cyangwa igakoresha benshi. Amen. Iyo ubwo bushishozi bw'Imana ni ubushishozi tutinjiramo, tudashobora kwandikamo. Hari inyandiko zimwe abaza bakoresha computer ziri protege, inyandiko ziri protege udashobora gukandamo ngo wandikemo ibindi bintu.
muri ubwo bushishozi bw'Imana n'iki ishaka. Reka ndabwire bene data, turi mu kibazo cy'igihugu gifite intambara, kandi turize imyaka 9, imyaka 8 cyangwa 7 turimo turira, turi ku karago, turi kuvuga ibintu. Ariko hari igihe Imana icyo kintu kiri protege, tudashobora kwandikamo ikintu mu bushishozi bw'Imana, ikavuga ngo iki. Ariko icyo nkundira Imana, haleluya, icyo nkundira Imana nuko igira ubushishozi buri mu ruhande rwacu, buri mu ruhande rwo kurengera abantu. Umuririmbyi yarinze ngo lakini najua mapito ya Mungu kwa mimi yafaa kabisa. Ivyo nivyo Bibiliya yavuze mu gitabo cya Yakobo, iravuga ngo nimugubwa gitumo n'ibibi yagerageza n'iby'ibyishimo, ngo kubwo kugeragezwa kwanyu, ngo kugeragezwa ko kwizera kwanyu, ngo kubatera kwihangana. Iyo tubonye ibintu bitarimo bigenda, utekereza uvuge ngo kugeragezwa ko kwizera kwacu kuzadutera kwihangana, kandi ko kwihangana kuzasohoza umugambi wako. Amen. Nubwo amakuba ari impande zose, nubwo ibibazo ari impande zose, ariko iyo biri mu bushobozi exclusive, mu bushishozi bw'Imana, mu bushishozi tudashobora kwandikamo, icyo nkundira gusa umugambi wayo, umugambi w'Imana. Nubwo Mose itamwemere kumwishurira imigambi yayo, yaramubwiye ngo njya mbabarira uwo nshaka kubabarira, kandi nkagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu. Ariko ikindi yavuze, yarahumurije Isiraheli, iravuga ngo erega ngo imigambi yanje ni myiza kuri mwebwe. Bwana sifiwe. Nubwo tutayizi indo n'indo, nubwo tutazi neza uko bigenda, ariko icyo tuzi kimwe gusa, nuko imigambi y'Imana ari myiza ku bana b'abantu. Imigambi y'Imana ni myiza, nubwo tutayandikamo, nubwo tudafite access muri PDF, nubwo tudafite access mu kwandika muri iyo nyandiko, nubwo tutari kwinjiramo ngo twandike n'ibyo dushaka, nubwo tutarimo tubikora, ariko icyo tuzi nuko iriya nyandiko iri protege, ifite umugambi mwiza. Amen. Icyo gihe maze kugira ibyago bikomeye n'ibyo byose by'ishuri, Imana yampaye akazi, kandi mpa akazi mu rwego rwiza rw'igihugu, n'urwego rukuru uvuye kuri perezidansi, ukora mu rwego rukurikira perezidansi. Kandi mu nshingano, mu gitangaza gikomeye, si cyo mvuga nta kibazo, twakora turi benshi n'urwego rw'igihugu nta kibazo. Ariko mu nshingano zanjye harimo abantu dukorana, njyewe nkora muri abasenateri dukorana, bafite inshingano, bari bafite inshingano yo gusura imyigishirize, amashuri, uburezi. Imana umunsi umwe tujya mu kazi, tujya kureba kaminuza, imyigishirize ya kaminuza y'u Rwanda. Harya Abanyarwanda bavuga ngo aho wasebeye ngo niho Imana, bazakunda kugira imigani bimwe, ndagira ngo usige iby'Imana n'iki imigani traditionnel. Dufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we. Dufite gutinya habe na gato. Haleluya. Aho nasebeye, umunsi umwe njya mu kazi, aho nasebeye muri kaminuza y'u Rwanda, kora akazi ko kugenzura imyigishirize ya kaminuza y'u Rwanda. Ndi kumwe n'abayobozi. Hanyuma urya mwarimu wavuze ngo ashimiye Imana ko igitabo cyanjye kitamwishe, yari mwarimu twarimo tugenzura. Tukoza akazi, turarangije ngo dusohoke, aranguruye, arambwira ngo Levi, ngo menye neza impamvu z'ibibazo wagize mu ishuri. Ati impamvu z'ibibazo wagize mu ishuri niho kibisobanukirwa.
kwari ukugira ngo Imana igutegure ugere kuri uru rwego. Yego. Simfite urwego runini cyane, ariko urwego nkoramo n'urwego ruyobora inzego hafi zose z'igihugu. Yego. Aravuga ati niho sobanukiwe neza n'umugambi w'Imana, niho sobanukiwe n'ibyago wagize aho waciye, niho ndabisobanukiwe, kuko Imana yari ifite umugambi wo kuzamura ikakugeza kuri uru rwego. Amen. Niyo nshaka kuvuga, nicyo nashakaga kuvuga, ni ukuvuga ngo hariho duruwa y'Imana yibikiye ikora ibintu byayo ititaye ku marira yacu, ititaye ku mibabaro, ititaye ku biki, ariko ifite ikintu izakora, hanyuma abantu bakavuga ngo koko mu by'ukuri Imana ni iki yari ishaka gukora. Abantu tukakimenya nyuma, ikavuga ngo koko, abantu bakavuga ngo koko hari Imana. Isi ikavuga ngo kwa Levi koko hari Imana, kwa Aimable isi irabimenye koko nubwo byari byarazogereye. Nawe yaduhaye ubuhamya buteye ubwoba bukomeye. Mene data, Imana ishimwe kuko Imana iziducira kanzu. Amen. Amen. Aho niho ntize, ariko ngiye gutambuka, ni ukuvuga ngo ubu burenganzira exclusive, ubu bushishozi bw'Imana iceceka ikaryumaho, ukarira, ukaboroga, ugaceceka, ugahora, ukabyihorera. Hari igihe uburibwe buba bukakurya ugaceceka ntubugitaka kandi uburibwe butashize. Yego. Imana icecetse. Imana icecetse. Yego. Ariko Bibiliya iravuga mu gitabo cya Zaburi igice cya, nimba ari igice cya, ngira ngo ni igice cya 25, sinzi cya 25 cyangwa cya kabiri, haravuga ngo Imana ngo iri mu ijuru izabaseka. Abasobanura Bibiliya baravuga ngo umunsi Yesu yari ku musaraba, abantu bari bihanyagura bakora imirimo, bazi ngo barimo barakora ibintu bikomeye, barihimuye bageze ku cyo bashaka. Bibiliya iravuga ngo Imana iri mu ijuru yarabasetse. Imana ngo irabaseka. Muzi ko Imana iziseka abantu basohoza umugambi kuri twebwe cyane. Abantu biyuha icyuya binaganwika bavuga kuko bagomba kurangiza ibyo tugomba gukora, bagomba gukora ibintu naho bari bakwijiza mu mugambi w'Imana. Bibiliya iravuga ngo Imana ngo irabaseka. Izandekereza nkavuga ngo Imana iziseka abantu n'ubundi iyo turi mu byago na Satani ari gusohoza imigambi, Imana aho yicaye iziseka ikavuga ngo ibyo muri gukora ntimubi, nuko nyuma yahanzambika Yesu bwiza. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Amen. Imana ngo iraseka. Imana ngo iraseka. Iri Yesu ari ku musaraba, Yesu ari kuboroga, Yesu ari kuvuga ya magambo, Yesu ari gukubitwa imisumari, Yesu agoswe n'abantu, abantu bamucunaguza gukira mu maso, ibisambo biri kumubwira nabi bimwe, ibintu byadogereye. Yesu ngo yari yicaye ku ntebe yayo ngo araseka. Iza nishimira ibyo bintu kavuga ngo mwana, nubwo ndi mu bibazo, nubwo ndi mu ngorane, wicaye ku ntebe urimo uraseka abantu bari gusoza umugambi wawe. Haleluya. 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 Yesu yarasetse umunsi bariya abahungu batawe mu itanuru ry'umuriro. Imana yarasetse yicaye ku ntebe yayo, ibona bariya bagabo bari gushyira itegeko mu bikorwa, iri kubona abantu buryo bari kwinagana, bari gukomeza, bari kwenyegeza, bari gushyiramo ibishito, bari gusubizamo umuriro inshuro 7. Imana yicaye ku ntebe birabaseka. Imana yarabasetse, batawe mu itanuru ry'umuriro ngo Imana irabaseka kandi ibatangiriramo, bayisangamo. Uriya mugabo ari goje kurunguka aravuga ati mbonye mu wa 4 kandi twatayemo 3. Umwanditsi w'igitabo, umwanditsi wakoze commentaire yaravuze ngo babonye mu 4 ariko ngo bagiye gukuramo ngo bakuramo 3. Baravuga bati ko urya wa 4. Umukomandateri aravuga ngo urya wa 4 yagumyemo kugira ngo abantu bose bazasukwa mu muriro, bazatagwa mu itanuru ry'umuriro, bazagusangemo. Haleluya. Yesu ari mu itanuru ry'umuriro. Si ba Meshake na Basedrake batawemo gusa,
oya natwe twatawemo muri kaminuza natawemo mu bitaro byo muri Belgique mwene data Jerome yatawemo mu rugendo mwene data mushiki wacu Maombi na bene data bandi bakijwe batawe muri Gatanura nawe wabaye mu bitaro abari abibwagiriza twumvise n'abandi batawemo basanga burya wakane aracyarimo urya wakane aricaye mu minembwe haleluya urya wakane utazuva mu muriro bene data aricaye mu mabegu amaduka afunzwe n'ibitaro bifunze n'amasoko afunze aricaye uwakane ntiyaguye mu muriro uwakane ari mu muriro mu minembwe aricaye arahagaze kandi Imana yicaye ku ntebe irimo iraseka Bibiliya wicaye yawe uraseka useka abantu useka barimo basohoza imigambi useka abantu barimo bashinyagura useka abantu barimo bikubita ku mutima useka abantu ngurabaseka uwicaye ku ntebe yawe urabaseka Yesu Imana yaciye kuri ya ntebe n'ubu niyo yicayeho ikintu nasobanukiwe muri iyi minsi nasanze Imana itazihaguruka ku ntebe yayo ni twebwe tuzaduhaguruka tukazenguruka tugakubitiriya tukajya ariko Imana iri ku ntebe yayo Imana izagisara ku ntebe yayo reka bene data ikindi icya kabiri icyo Imana dushakaho ni ukuvuga ngo aho izo mbaraga ziva muri exclusivité y'Imana kwishaka Bibiliya iravuga ngo icyo ishaka gukora ngo nta wayikoma mu nkokora wewe icyo dukenewe cyo turagikora kandi tuzakomeza tugikore ariko exclusivité y'Imana ubushishozi bw'Imana n'umugambi wayo iwuhagararaho imyaka 1000 Bwana sifiwe amen ikindi Imana idukiriza ibyo ni ukugira ngo ni urukundo rw'Imana urukundo rw'Imana Bibiliya iravuga mara mu gitabo cya Tito igice cya 3:4 kugeza ku 7 haravuga ngo nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo dukunda abantu bubonetse ngira dukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze ahubwo ngo kubw'imbabazi zayo idukirisha guhagirwa ngo ariko kubarirwa ibyaha bwa kabiri icyo kintu icyo itabitewe n'imirimo kubw'urukundo n'imbabazi zayo Imana izidukiza Imana izidukiza Imana iziturokora Imana izitwarura Imana izidukura ahantu Imana izidukura kugira gusa ngo tumenye urukundo rw'Imana tumenye n'ubuntu bw'Imana tubutangaze tubuvuge umuririmbyi yararirimbye ngo zajya ndirimba urwo rukundo ngo ndukwize mu isi yose mureke bene data ibi turimo tujye tubivuga kugira ngo tukwize urukundo tubwire isi urukundo rw'Imana tubwire isi ubuntu bwayo yatugiriye icyo ni ikintu Imana idukiriza muri ibyo bintu byose ni ukugira ngo twamamaze urukundo rw'Imana twamamaze n'ubuntu bwayo amen ikindi we nangara ku musozo ikindi cya gatatu mu by'ukuri ni ukugira ngo imbaraga z'Imana zigaragarire mu ntege nkeya zacu hari umuntu wigeze kutwigisha kiburi cya uzima hari igihe Kristo butera abantu kwishyira hejuru hari igihe umunyamasengesho bimutera kwishyira hejuru hari igihe umuvugabutumwa bimutera kwishyira hejuru hari umuhanuzi n'umunyembano yindi itandukanye bimutera kwishyira hejuru ibyo bintu hari igihe bikorwa pe abantu tugira intege zo mu buryo bwinshi ariko Bibiliya iravuga ngo impamvu Imana idukunda impamvu Imana idukorera ibyo ni ukugira ngo imbaraga z'Imana zigaragarire mu ntege nkeya zacu Ezekiyeli yarahanuye mu gitabo cya Ezekiyeli igice cya 16 n'umurongo wa 6 haravuga ngo nuko kunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe ndakubwira nti nubwo wigaragura mu ivata ryawe ubeho iki kintu aravuga ngo nukuri narakubwiye ngo nti
nubwo uri mu ivata ryawe baho. Iki kintu kuba Bibiri ivuga ngo nagusanze mu ivata, abantu boroye inka ariko umwana, umuntu wese n'umwana uvutse avuka mu ivata. Yego. Kandi ni rwo rwego rwo hasi mu ntege nkeya z'umuntu. Yego. Uwo mwana aba afite urwego rwo hasi mu ntege nkeya. Ni ukuvuga ngo ntabwo ashobora koga, ntabwo ashobora kwiyoza, ntabwo ashobora kwihagurutsa, ntabwo ashobora kuyikuramo mu kanwa, nta kintu na kimwe ashobora gukora uretse umuntu kuva ku ruhande akabimukorera. Imana ibwira Isiraheli, iramubwira ngo nagusanze mu ivata wigaragura. Iryo jambo reka ndeke kuritinda, ndaza gutinda nkabatinza. Ariko abantu mu ivata, turi ku rwego rwo kuba mu ivata. Wigeze umwana, reka nishaka mbivuge, umwana wavutse nyina bagatandukana nawe amukubise hasi, udafite umutora, udafite umutabara, udafite kirengera, udafite umuntu uri hafi, wenda ahantu atari muri kondisiyo nziza, wumve umwana kondisiyo aba arimo n'ikibazo aba arimo. Nicyo Imana izi tubonamo mu ntege nkeya zacu. Bibiri iravuga ngo ni ukugira ngo ubutunzi, ni ukugira ngo imbaraga z'Imana zigaragarire mu ntege nkeya zacu. Yego. Iriya ngingo, kiriya gice cya 4 twasomye mu Bakorindo n'umurongo wa 8 niyo twize iri jambo. Ariko umurongo wa 7 uravuga ngo dufite ubutunzi mu nzabya zibumba, kugira ngo imbaraga zisumba byose zibi z'Imana zidaturutse kuri twe. Yego. Bwana sifiwe. Amen. Ni ukuvuga ngo muri ibi bintu tugeragezwa n'intambara ducamo n'ibibazo ducamo, nuko Imana imbaraga zayo mu ntege nkeya zacu, kugira ngo ejo tutazirata imbaraga zacu ngo twirate n'ubushake bwacu. Imana idufate kandi Imana iduhe umugisha. Amasaha natinze, ariko amasaha niyo bari bayampaye, nubwo ibyuma byaturogoye bikadutera ibibazo, ariko tumenye neza yuko ibi bintu byose ducamo Imana irabizi. Ikintu gikomeye ni uko Imana yicaye ku ntebe yayo iri kureba ibiri kuba. Ikindi cya kabiri kinejeje gikomeye ni uko Yesu cyangwa Imana yahagaze mu muriro no mu itanura yasigayemo. Yego. Ntabwo yavuyemo. Mu bibazo uhura nabyo, mu ngorane uhura nazo, mu ntambara uhura nazo, igihugu cyacu ibibazo gihura nabyo, ibiyaga bigari igihugu gihura nabyo, yewe n'isi yose ifite ibibazo by'intambara n'ibiki byose. Ibyo bintu byose ibyo duhura nabyo byose, tumenye yuko mu itanura Yesu aradutegereje. Mu itanura turimo, turi kumwe na Yesu. Niba utarajyamo, humura n'uyijyamo uzasangamo Yesu yicayemo, kuko azafasha abamwiringira, azafasha abaza. Icyo Imana idusaba gusa ni uko tuvuga imirimo Imana yadukoreye, dutanga ubuhamya bw'imirimo Imana yadukoreye. Ikindi cya kabiri, tuyikoreza amaganya yacu kuko yita kuri twebwe. Imana idufashe kandi Imana iduhe umugisha. Amen. Amen. Imana ihebuje we. Rafiki yangu wewe katika safari